muraho neza. Mu mwaka wa 2017 nibwo cryptocurrency cyangwa se coin yitwa BNB Binance coin nibwo yaje, yari ifite agaciro gato cyane, yari iri ku giciro cya 0.11 by'idolari. Mu 2021 yarazamusigira ku madolari hafi 600. Ibi byahereje abashoramari bayishoyemo umutungo wabo kuva icyo gihe inyungu ingana n'ibihumbi 200 ku ijana. Tekereza nawe n'inyungu yakatiraboneka. Meme coin igezweho uyu munsi yitwa Dore coin, nayo mu 2021 yari maze kuzamukaho ku ijanisha ry'ibihumbi birenga 20 ku ijana, nabyo bihereza abashoramari bayo inyungu y'umurengera. Uyu munsi isoko rya cryptocurrency rirakomeza kwaguka uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi dufite cryptocurrency cyangwa se coin zigera ku bihumbi 23,535. Dufite amasoko abarizwe izi cryptocurrency agera muri 617, naho isoko rya cryptocurrency mu isi hose rifite agaciro ka trillion 1 na miliyari 184 z'amadolari ya Amerika. Iyi ni imibare yo kuwa 21 Mata mu 2023. Bitewe na coin ziba ziri ku isoko, usanga ishoramari ryo muri cryptocurrency rigenda ryongera umunsi kundi. Gusa ariko bikaba byagura abantu cyane cyane nk'abatangizi kumenya coin cyangwa se cryptocurrency bashobora kuba bagura. Muri iki kiganiro ngiye kukugezaho coin cyangwa se cryptocurrency 12 ushobora kuba wagerageza. Ndakugezaho imibare ndetse n'icyatuma zishobora kuba zazamuka mu bihe bizaza. Gusa ibikubiye muri iki kiganiro cyose ni amakuru cyangwa se uko isoko rimeze, nta na kimwe kigamije gushishikariza uwo ari wese kuba byashora ahantu runaka. Ibisanzwe muri kumwe na Mr Buda kuri Xmenya. Niba utarakora subscribe yikore kuri no kunzogera ibiganiro nk'ibi bidasanzwe byo begeraho mu buryo bworoshye cyane. Ikindi ushobora kudutera inkunga utanga cyangwa se uhereza like kuri iyi video urimo kureba nona. Coin ya mbere dutangiriyeho twavuga ko ifite imbere heza kishobora kuba yazamuka mu gaciro nkuko byumvikana nyine ni umwami wa cryptocurrency, ni Bitcoin. Bitcoin iyo urebye niyo yihari igice kinini cyane, kuko muri iri soko rifite agaciro karenga trillion rya cryptocurrency cyangwa se market cap, Bitcoin ubwayo yonyine gusa yihariye ibigira kuri 45 ku ijana, ndetse yewe binarengaho mw'iri soko ryose. Urumva ko ifite agaciro cya market cap, isoko rya Bitcoin ryose rirarenga miliyari 450. Birumvikana ko ari nyinshi cyane ugereranyije nyine nuko andi ma cryptocurrency yose ameze. Uyu munsi Bitcoin iri ku bihumbi 28, iri hagati y'ibihumbi 27 ndetse n'ibihumbi 30 by'amadolari ya Amerika. Bitcoin niyo coin ya mbere yabayeho mu mateka mu 2008 ubwo abamenyekanye nka Satoshi Nakamoto, gusa ntago begeze bamenyekana niba ari umuntu cyangwa se itsinda ry'abantu, nibwo bayitangarizaga isi itangira gukoreshwa hirya no hino kuri internet. Yaje ifite agaciro ko hasi cyane, kuko ngira ngo urikubona ko yaje iri ku madolari agera kuri 0.062, yari hasi cyane cyane. Nyuma y'igihe rero uko imyaka yagendaga izamuka niko iyi coin yagendaga nayo yurira mu gaciro, kuko nkaha ngaha 2018 yari imaze kugera ku gaciro k'ibihumbi 8, yari izamuka cyane ndetse yigeze no kugera ku bihumbi 67 mu mwaka wa 2021 ubwo isoko rya cryptocurrency mu isi hose ryazamukaga cyane mu mateka. Bimwe mu byo abahanga bashingiraho bemeza ko Bitcoin izakomeza kuba yazamuka, icyambere nuko kuva Bitcoin yaza ikoreshwa mu kwishyurana kuri internet nk'umumaro w'ibanze w'amafaranga asanzwe. Hirya no hino amaduka cyane cyane akorera kuri murandasi nyine birumvikana, ndetse n'amaserivisi menshi usanga yaramaze gukoresha ubu buryo bwo kwishyurana hifashishijwe iri koranabuhanga rya blockchain, hagakoreshwa iyi crypto yitwa Bitcoin nkuko nyine ari umwami wa cryptocurrency. Ikindi kandi nuko usanga imaze kuba nk'ububiko bw'umutungo, store of value, kimwe mu biranga andi mafaranga asanzwe, ari nabyo nyine bituma agira agaciro afite uyu munsi. Abantu benshi bari kubika umutungo wabo muri Bitcoin, bakaba baguramo ama Bitcoin aho wenda kuba bayiguramo imigabane cyangwa se zahabu nkuko kera byagendaga. Urugero rwiza ni company umunsi zizwi zifite ubu
ububiko bwazo bw'imitungo muri Bitcoin. Iya mbere yitwa MicroStrategy. Iki kigo cya MicroStrategy kibitse Bitcoin zirenga ibihumbi 131, zino zikaba zifite agaciro kabarirwa muri biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ibindi bigo bikomeye harimo icyitwa Tesla, nicyo kigo cya mbere gikomeye gifite akayabo k'amafaranga mu bigo bikora imodoka, hakaza icyitwa Square ndetse na Nexon n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi rero kuba ibi bigo bifite izi Bitcoin byaraziguze nyine ariko bidashaka kuba byazigurisha, byongerera agaciro ka Bitcoin, kuko niba zitari kugurishwa hari abari kuzikenera. Abazikenera rero bizatuma agaciro kayo ka Bitcoin kiyongera umunsi ku wundi uko igihe kizagenda kiza. Ikindi kintu cyongerera Bitcoin imbaraga nuko hari umubare ntarengwa Bitcoin zigomba kubaho. Ni miliyoni 21 za Bitcoin gusa nizo zizabaho, gusa izi zose ntabwo ziragerwaho, ahubwo zigenda ziyongera mu byitwa Bitcoin mining. Muri Bitcoin mining buri myaka 4 nabwo ibihembo bihabwa abacukura izi Bitcoin kugira ngo nyine hakorwe izindi nshya, abitwa BTC miners. Hari ibihembo bahabwa ariko buri myaka 4 bigenda bigabanywa. Ibi byitwa Bitcoin halving. Bitcoin halving itaha izaba mu 2024, izaba hagati y'ukwezi kwa 5. Uyu munsi umuntu wakoze iriya puzzle ya Bitcoin mining yayiminize nyine agafata block imwe akayishyira ku kindi gice cya blockchain ya Bitcoin, ahabwa Bitcoin zigera kuri 6.25, ariko bitewe nuko nyine buri myaka 4 ibingibi byigabanyamo kabiri. Ubwo no kuvuga ko Bitcoin halving itaha niba abangaba noneho bazajya bahabwa Bitcoin 3.125. Bino bizagabanya umubare wa Bitcoin zigenda zikorwa, ari byo nyine bigenda birushaho gutuma iba scarce cyangwa se ibura uko ifaranga riba rikeya, niko rikenerwa cyane ku isoko, ari nabyo bifasha nyine mu kuba agaciro kayo kakiyongera. Dushingiye ku makuru atangwa n'imbuga zinyuranye za internet, nkuru nguru rwitwa BitNation bagaragaza ko mu 2025 BTC ishobora kuzaba iri ku 90,000 by'amadolari Bitcoin imwe. Mu mwaka wa 2028 kazaba igeze ku 175. Gusa iyi ni imibare bishingiye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko yifashishwe nyine gahunda za mudasobwa cyangwa se algorithm arizo nyine zifasha kuba aya makuru atangwa. Ariko igihe cyose nagateganya, ntago ari kuvuga ngo niko bizagenda, ariko ikigaragara nuko mu bihe bizaza, si mu mezi make ahubwo ni mu bihe by'imyaka, agaciro ka Bitcoin kazakomeza kugenda kazamuka umunsi ku wundi. Ikindi nuko iyo urebye kuri graph y'igihe cyose ya Bitcoin cyangwa se all time, usanga ko yagiye izamuka gusa, ntago ibyo twavuga nka bull cyangwa se uptrend. Urabona ko ikiganjemo cyane ntago harimo kumanuka cyane, ahubwo no kuzamuka cyane. Ibi rero bigaragaza ko abantu bari gushora muri Bitcoin mu myaka itaha bashobora kuzabona inyungu. Ni ishoramari nyine, ariko niba ririmo risk, nyamuneka ibyo ngicyo ugomba kuba wakimenya. Crypto ya kabiri abantu benshi biteze nkuko nyine no ku rutonde zikurikiranye ni ETH cyangwa se Ethereum. Uyu munsi ku 1,900 gutyo cyangwa se 2,000 cyangwa munsi yaho niho iri gucururizwa. Market cap cyangwa agaciro k'isoko rya Ethereum uyu munsi kangana na biliyoni 229 ndetse na miliyoni 854 n'ibihumbi 753. Muri make Ethereum ni urubuga cyangwa se blockchain rwatangiye mu 2015, ariko akaba ari n'urubuga rufasha izindi project ziri indi mishinga ya decentralized project kuba yahakorera. Bashobora no gufasha yewe izindi cryptocurrency zishaka kuba zaza muri isi nyine ya crypto kuba zafuka zikabaho, ariko iyi blockchain ifatwa nk'iya mbere mu isi. Ifite nyine na coin yayo ariyo yitwa ETH, Ethereum ari nayo turi kuvuga aka kanya. Bafasha kandi ibindi byitwa ni smart contract. Smart contract ni nk'amasezerano abera kuri ikoranabuhanga rya blockchain, bitaba bikeneye uwo ari we wese kugira ngo abe yahereza ububasha amasezerano kuba yakorwa cyangwa se agashyirwa mu bikorwa, ahubwo byose bikorwa na code za mudasobwa.
Iyi Ethereum rero yashinzwe mu 2015 n'uwitwa Vitalik Buterin, yaje ije gukemura bimwe mu bibazo Bitcoin icyo gihe yari ifite, harimo gukoreshwa cyane cyangwa se cyitwa scalability, kuba yakoreshwa ahantu hanini icyarimwe n'abantu nyine benshi bagenda accessing, ariko by'umwihariko ubu buryo bwa decentralized applications, smart contracts, ari nabyo ibintu bigezweho cyane gufasha imishinga ijye itandukanye. Yaje ku gaciro k'amadolari make cyane ashoboka, mu byinshi n'ubundi biba bitangira munsi y'idolari, ariko mu 2021 Ethereum imwe yavunjwaga amadolari yagera ku bihumbi 4, hafi ibihumbi 5. uyu munsi bwo iri hafi ku bihumbi 2 by'amadolari. Kimwe rero mu bituma iyi coin nayo abantu benshi bayitega bavuga bati ifite ahazaza heza, no kubera uburyo ikoreshwa cyane ndetse ikanashakishwa. Ibi byose twababwiye abari smart contract, decentralized applications n'izindi coin zose bakoresha ibyitwa ngo ni gas fee. Nuzajya kohereza muri cryptocurrency ari gihe ubona ngo ni baragukata ibyitwa ngo ni gas fee. Rero kuri izi platform zose zubakiye kuri ikoranabuhanga cyangwa se iyi blockchain ya Ethereum, bose uzasanga gas fee yabo ari Ethereum. Ibi rero bituma abantu benshi cyane bayigura, ndetse ikaba ifite n'umumaro icyitwa utility. Coin ifite utility, bifite potential cyangwa se ahazaza heza ko ishobora kuzazamuka. Ibi rero bituma Ethereum ishyirwa ku rutonde n'abahanga mu isoko rya cryptocurrency yuko ishobora kuba yazamuka mu bihe bizaza. Ikindi nanone cyongerera ubushobozi iyi Ethereum ni uburyo basigaye bakoresha noneho mu guhererekanya amafaranga cyangwa se babyemeza kuri blockchain, abikitwa validation cyangwa mining. Rero kuwa 12 Mata 2023 nibwo habaye icyitwa Chapela upgrade. Hano kwari ugufasha iri koranabuhanga rya Ethereum blockchain kuba ryava mu buryo bwuzuye bakava muri proof of work, ari byo nyine bikoreshwa na Bitcoin mu byitwa mining, noneho bakajya mu byitwa ngo ni proof of stake, aho abantu bastakinga cyangwa se bakalockinga bagafunga aya ma Ethereum yabo kugira ngo akoreshwe muri izi validation. Ibi nibyo byitwa proof of stake cyangwa se staking. Bino bizatuma izo Ethereum zose zabaye staked nyine byongerera agaciro iyi Ethereum, bitewe nuko zitazaba ziri kugurishwa, ahubwo Ethereum izaba iri kugenda igurwa ku bwinshi. Ndetse n'ababona koresha ama service yo muri decentralized application na smart contract, ibi byose nibyo bituma abasesenguzi ndetse na gahunda zinyuranye za mudasobwa bavuga ko muri iyi myaka 2025 biteganijwe ko Ethereum ishobora kuzaba iri ifite agaciro k'ibihumbi 6,200, mu 2027 ishobora kuzaba iri ku gaciro k'ibihumbi 10, naho mu 2028 ishobora kuzaba ifite agaciro k'ibihumbi 12. Gusa mu isoko rya cryptocurrency nta muntu n'umwe umenya ikizaba, ibi byose ni agateganyo. Ku mwanya wa 4 turasanga Binance coin izwi cyane nka BNB. BNB yaje ubwo exchange ya mbere mu isi. Uyu munsi Binance nayo yazaga cyangwa se yashingwaga mu mwaka wa 2017, nibwo iyi coin yaje, nayo yari iri munsi cyangwa se ifite agaciro kari munsi y'idolari. Mu 2021 nayo yegeze kuba yazamuka igira agaciro kabarirwa mu madolari arenga 400. Ndetse we mu kwa 12 mu 2021 bwo yarazamutse igira ku gaciro k'amadolari 670. Birumvikana ko yahereje abayishoyemo ikiza inyungu iri hejuru y'agaciro cyangwa se kwijanisha ry'ibihumbi 200 ku ijana. Ni inyungu itangaje cyane, ariko muri cryptocurrency ibi ni ibintu bisanzwe cyane cyane ku mishinga ikiza. Iyi Binance coin rero impamvu nyine bahera bavuga ko izakomeza kuba yazamuka ni utility cyangwa se agaciro ifite. Icyambere nuko ari coin ikoreshwa cyane ku isoko rya mbere ku isi mu bijyanye no gucuruza. Urabizi ugiye kuri Binance hari gihe bakwereka ngo ucuruze wenda BTC ndetse na BNB, ubwo BNB gakora nka quote price nk'uko ushobora gukoresha USDT. Iki ni kimwe mu bituma abantu benshi cyane bakunze kuba bayifite ku ma exchange yabo, nyine birumvikana Binance kugira ngo babashe kuba bayikoresha. Ikindi nuko mu gihe ufite BNB bizakugabanyiriza transaction ndetse na trading fees kuri exchange ukoresha mu gihe waba ukoresha Binance. Ibi rero kuba abantu benshi baba bayifite kuri exchange yabo navuga bayiholdinze, biyongerera agaciro ko kuba
abantu baba bakunze kuba bayigurisha ahubwo bagakunze kuba bayifite bayiholdings kuri exchange yabo ku ma wallet yabo, biba bituma byose ishobora kuzazamuka mu gaciro mu bihe bizaza. Ikindi BNB nuko yubakiye cyangwa se ishingiye ku ikoranabuhanga nyine rya Binance Smart Chain, nayo ni blockchain imwe mu zikomeye ndetse abantu benshi bayifata nkaho ariyo ya kabiri nyuma ya Ethereum. Iyi rero uru rubuga bakoresha ibipimo byinshi cyane cya indicators nyinshi zinyuranye zo mu isoko nka RSI Relative Strength Index, MACD, bagakoresha moving average, average true range ndetse na Bollinger Bands kugira ngo nyine barebe price. Biteganijwe ko BNB mu 2025 ishobora kugera ku giciro cy'igihumbi amadolari 1052, 2029 ikaba yagera ku bihumbi 2568 ndetse na 2031 ikaba yagera ku bihumbi 3200. Birumvikana ko rero uramutse wishoyemo ibi ngibi bikaba waba ufite inyungu, ariko ibi byose nyine ni agateganyo kuko nta muntu n'umwe cyangwa se nta system n'imwe ishobora kuba yateganya igiciro cya coin cyangwa se asset runaka mu bihe bizaza. Ku mwanya wa kane turasanga coin yitwa Reba cyangwa se XRP nkuko impine cyangwa tika symbol yayo ibivuga. Urunguru narwo ni urubuga rwa blockchain rukorera mu mucyo permissionless, kuba warukoresha nyine nta gushobora gusaba uburenganzira ubwo ari bwo bwose, ariko ikibanze cyarwo nuko baje gusa nkaho bagabanya ibyitwa transaction fees, aho bagukata $2 duke cyane ugereranyije wenda na Ethereum n'ibindi. Kikaba rero kimwe mu bibazo byari bikomeye cyane muri mwisi ya cryptocurrency. Ibi ngibi bifasha ama business agiye anyuranye ashaka kuba yakoresha crypto ndetse mu kwishyura no guhererekanya amafaranga kuri internet mu buryo bworoshye cyane. Ikindi iyi Reba ikaba yo yihutisha transaction cyane, aho mu gihe wereje wenda nk'umuntu amafaranga ukoresheje iyi blockchain ya Reba ashobora kumugera hagati y'amasegonda 3 ndetse na 5. Ni igihe gito cyane, ndetse muri buri segonda ikaba ishobora kuba yatunganya ama transaction agera ku 1500. Iyi Reba yashinzwe mu 2012, birumvikana ko imaze igihe kitari gitoya. Bimwe mu byo yihariyeho kuba yakora birimo gufasha guhererekanya kw'amafaranga ariko mu ma transaction mato cyane byitwa ngo ni micro payments, bagafasha ibintu kuba byaba tokenized. Ubu ni uburyo wenda bashobora gutuma ikintu kigira agaciro runaka muri ikoranabuhanga rya blockchain, ndetse n'ibyitwa ngo ni decentralized finance, ibyitwa central bank digital currencies CBDCs, nabyo ni ibintu bigezweho cyane, ndetse no gukora ya mafaranga twavuga ko asa nkaho adahindagurika cyane, stable coins nkuko mva USDC n'izindi. Ikindi Reba bakubwira ko ifite umutekano, wenda ishobora gukora mu buryo bunyuranye nkuko Ethereum blockchain cyangwa se Bitcoin yo ibigenza, bwo ifite mechanism yihariye ituma nyine ikora mu buryo bwayo buyihereza bwabo ubasha bwose bw'umuvuduko ndetse no gutunganya ama transaction menshi mu gahe gatoya. Uyu munsi mu 2023 iyi Reba iri ku gaciro k'amadolari 0.56. Mu 2025 biteganyijwe ko ishobora kuzaba yageze ku gaciro ka $1.49. Mu 2029 ikazashobora kuba yageze ku gaciro k'amadolari 3.6, naho muri 2031 ishobora kuzaba iri ku gaciro k'amadolari 4.57. Birumvikana ko yifatiranye ubu ngo biri ku gaciro ka 0.5 muri iyo myaka yaza gukiza cyangwa se kaba yakugeza kuri. Gusa ibi byose ni integanyo. Ku mwanya wa gatanu turasanga coin yitwa Solana. Solana narwo ni urubuga cyangwa se blockchain ifasha muri iyi mishinga itandukanye, yaba ari decentralized finance, smart contract, decentralized applications n'ibindi, ariko cyane cyane bakaba bashaka ndetse baranabikoze kwihutisha transactions zo muri cryptocurrency, ariko bo ikoranabuhanga bakoresha ryitwa proof of history. Mwibuke neza muri Bitcoin bakoresha ibyitwa ngo ni bakoresha proof of work ariyo mining, nano Ethereum tugakoresha proof of stake, ariko
hano muri Solana nabo bazanye irindi koranabuhanga rya proof of history ariko bakarifatanya ndetse na proof of stake ari byo nyine bituma Solana igira umwihariko. Solana rero yashinzwe cyangwa se yatangijwe mu 2017 ariko bwa mbere ijya hanze tangira no gukoreshwa mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatatu. Iyi Solana rero yageze kuba yazamukaho ibigera kuri 700% kuva nyine muri 2021. Ibi ngibi byatumye no kubera ibyitwa ni NFT correction bari batangiye kuba bakoresha NFT nabyo ni ibyitwa ngo non fungible token nama token agizwe cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga ariko yo akaba atandukanye gato na coin zisanzwe kuko zo nta gushobora kubenda wazihererekanya ngo zivunjemo ibindi bintu runaka. Hanyuma igiciro kiri hejuru cyane Solana yagizwe yagira na $60. Kubijyanye n'isoko rya Solana ryose ko ringana na miliyari 8 n'ibintu ndetse na miliyoni 680 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi Solana iri ku gaciro k'amadolari hagati ya 20 ndetse na 30 mu 2023. Muri 2025 biteganijwe ko ishobora kugera ku gaciro k'amadolari 70. Mu 2029 ishobora kugera ku gaciro k'amadolari 172 naho mu 2031 ho ishobora kugera ku gaciro k'amadolari 216 ivuye ku gaciro k'amadolari 26. Birumvikana ko nyine yaba ari impinduka ya bull trend ikomeye cyane kuba bashobora kuba bayishoramo. Ku mwanya wa gatandatu indi coin byitezwe ko ishobora kuba yazamuka cyane ni Cardano cyangwa ADA. Uyu munsi iri ku gaciro kari hasi ka 0.4 cyangwa se 0.5 by'idolari ariko market capitalization cyangwa se agaciro k'isoko rya Cardano ni billion 13.9 mu madolari nyine ya Amerika, nayo byitezwe ko ishobora kuba yazamuka. Mwanya wa karindwi indi coin nayo ugomba kuba wakitegereza cyane cyangwa se wakitaho ni AVAX. Nayo ni blockchain yitwa Avalanche, nayo yazanye udushya ndetse n'ikoranabuhanga ridasanzwe ryo kwitisha transaction ndetse igafasha na business zinyuranye bashaka kuba bakoresha cryptocurrency kuba babigeraho mu buryo bworoshye cyane. Iyi Avalanche nayo ni imwe mu ziri gukurikiranwa cyane ko zishobora kuba zazamuka. Mwanya wa 8 hari Litecoin. Litecoin niyo uburyo imeze ndetse n'uburyo yakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga risa neza cyangwa se rijya gusa n'iryakozwe na Bitcoin. Bivuze ngo bihuje ibintu byinshi cyane cyangwa se amwe mu ma properties. Iyi Litecoin uyu munsi iri ku gaciro kari munsi y'amadolari 100 ho gato hagati ya 80 ndetse na 90 gusa. Byitezwe ko mu 2025 ishobora kuzazamuka ikabagira ku gaciro k'amadolari 247. Mu 2029 izabigeze ku madolari arenga muri 600. Mu 2030 igeze ku madolari arenga muri 700 gusa. Ibi byose ni uguteganya. Indi coin itezwe yitwa Polygon cyangwa se nyine nkuko ifite tika symbol ya Matic. Iyi rero iri ku gaciro k'amadolari 1 ndetse n'utundi turengaho gatoya niyo average price ariko kitezwe ko mu mwaka wa 2030 ishobora kuzamuka ikaba yagera ku madolari 8.57 yavuye nyine hano. Birumvikana ko rero umuntu aramutse ayiguze ubu ngubu yaba yiteganyirije. Indi coin ni yitwa VeChain cyangwa se ifite tika symbol ya VET. Tujye gushaka kuri exchange ukoresha ya matika symbol ni VET. Nayo ni cryptocurrency ariko ikaba ifite na blockchain, nayo yazanye udushya twinshi tugiye dutandukanye wenda tuzagenda tubigera ko mu buryo bw'imitsi mu biganiro byacu bitaha. Hano rero iyi system nabwo ikoresha ama indicators anyuranye harimo iyi relative strength index, igakoresha moving average, convergence and divergence, igakoresha iyi moving average isanzwe, average true range ndetse na Bollinger Bands, ariko n'izindi gahunda za mudasobwa nazo zifashishwa nyine mu gukora iyi forecast cyangwa se iri gereranya ry'ibiciro bishobora kuzaba bihari. Uyu munsi rero iri ku gaciro kari hasi 0.027 ariko 2025 byitezwe ko ishobora kugera ku gaciro ka 0.073 hanyuma mu 2031 kibagira ku gaciro ka 0.22. Birumvikana ko rero warayishemo ubu ngubu ikiri ku gaciro ko hasi, icyo gihe wazaba uri mu nyungu.
tugana ku musozo ntabwo twabura kubagezaho ikindi gice cya cryptocurrency bisa nkaho uyu munsi bigezweho cyane cyangwa se bikunzwe cyane. Izi zitwa meme coin. Meme coin ni coin ziba zishobora kuba zazamuka byihuse cyane ndetse zikaba zanamanuka, ziba zifite volatility iri hejuru. Izi yobe rero birumvikana nyine Dore coin yo yamaze kuba kimenya bose, ariko hari na Shiba Inu. Shiba Inu ni imwe mu ziteganijwe kuba zishobora kuba nazo zazamuka ku rwego ruri hejuru cyane. Murabizi izi meme coin iyo umuntu nyine runaka kuri internet, izino zikunzwe gukurikiranwa cyane kuri internet nka Twitter n'ahandi. Iyo umuntu nka Elon Musk atangaje ikintu wenda kijyanye n'iyi meme coin agashyiraho nk'aka gafoto ka Dore cyangwa se Shiba Inu, mwese muzi uburyo zihita zizamuka mu gaciro. Ariko ibi nyine bijyanirana n'uburyo abantu bagenda bakoresha internet, bagenda bazisangamo. Hari community cyangwa se imiryango inyuranye iba izisanisha n'ibyo baba baranyuzemo cyangwa se amateka, bityo ugasanga izi meme coin nazo zirakoreshwa, bityo bikaba byazongera kuba zazamuka mu gaciro. Aha rero harimo Dore coin, akaza Shiba Inu, ariko cyane cyane muri iyi minsi izigezweho ni Baby Doge ndetse na Floki. Izi ngizi nizo aba analyst bavuga ko zishobora kuba zazamuka mu gaciro mu buryo budasanzwe, bityo ushobora wenda kuvuga ati reka akore plan y'iminsi ingahe cyangwa se imyaka ingahe, n'urugero muri investment mu ishoramari dukoresha igihe kiri hejuru y'umwaka ko bashobora kuzabona inyungu navuga ishimishije. Nk'iyi meme coin ya Baby Doge, iyi ngiyi iri no gutrendinga cyane cyane, iri kugenda ivugwa cyane. Nko muri iyi minsi iri ku gaciro kari hasi cyane, ni 0 kongera andi mazero agera ku 8 hanyuma 36, ariko mu myaka izaza muri kubona ko trend uko byagenda kose izazamuka, izava hano mu 2030 biteganijwe ko ishobora kugera kuri iki giciro. Indi coin rero ni yitwa Floki. Floki nayo ni meme coin igezweho cyane ndetse inakunzwe. Ni kwa ya meme coin nyamuneka aba akunzwe cyane cyane kuri community nyine zikorera kuri internet. Abantu benshi ugasanga barabikunze, barabikora nka joke, ariko usanga nyine bigira ingaruka ku biciro by'aya macoin. Amacoin ntago bafite wenda market cap ibiri hejuru cyane, kiretse wenda nka Shiba ndetse na Doge, ariko nizi nazo ziba zigenda zizamuka. Gusa wibuke ko uko coin igira market cap iri hasi cyangwa se ntoya, niko ibishobora kuba yahinduka mu buryo bworoshye cyane mu gaciro kayo. Muri make ni izi cryptocurrency uyu munsi twari twaguteguriye ushobora kuba wagerageza cyangwa se nawe ukikorera ubushakashatsi bwawe mbere yo kugira imwe iyo ari yose ushobora kuba washyiramo amafaranga yawe. Nyamuneka cryptocurrency ziri risky ndetse zirimo inyungu y'umurengera, kimwe nuko nyine zishobora kuba zateza akaga ku bashoramari. Birumvikana ko byaba ari ibihombo bitoroshye. Aya ni amakuru nifashisha nyakuye ku mbuga zinyuranye ndetse nshingiye no kubyo abahanga ndetse n'aba analyst abakora analyze muri isoko rya cryptocurrency nabo bagenda bagarukaho. Gusa izi ni cryptocurrency nkeya muzigera ku bihumbi 23,537 ziri hano kuri uyu mubumbi. Birumvikana ko ari nyinshi cyane, ndetse nawe niba ushaka kuba washora muri crypto iyo ari yose, nyamuneka kora ubushakashatsi bwawe bwimbitse. Ikindi ishoramari nyine ni byiza ko washora ibyo ushobora kuba mu gihe wabura, bityo ubuzima bwawe butahagarara. Mu biganiro bitaha noneho bwo tuzabagezaho coin. Izi coin twabagejejeho ni zino n'ubundi ziba zarabaye launched kandi zikaba zaranazamutse cyane, cyangwa se zifite icyitwa reputation. Noneho mu biganiro bitaha bwo tuzabereka coin zikiri kuba developed, zikiri kugenda zizamuka ariko zitaraba launch. Tukora ya ma exchange zikiri mu byitwa ngo ni pre-sale phase, aho ziba zigurishwa kuri website y'abayikoze, ntabwo ziba wenda zakajya kuri Binance n'ahandi. Izo rero usanga zo ziba zikiri ku gaciro k'amadolari make cyane ashoboka. Abazikunda rero namwe ndabararitse mu biganiro byacu bitaha, ntimuzacikwe. Kwibutsa kanda like kuri iyi video umaze kureba nonaha, ndetse niba utarakora subscribe uyikore, ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi bidasanzwe bijye bibageraho mu buryo bworoshye cyane. Xmenya ntacyo muzatuburana. Mwari kumwe na Mr Buda, Imana ibahezagire.